Comment allez-vous mes amis? Comment allez-vous mes camarades? Abanyeshuri cyangwa se bantu mushaka kumenya igifaransa, ese mumeze neza? Aka kanya rero tugiye gukora iki? Tugiye kumenyereza ubwonko bwacu. Je comprends et j'applique. Oui? Hano dufite ikibazo bisaba guhuza. Ndabasobanurira ibi bibanza ibindi byo muri buze kubyihuriza kugira ngo namwe musuzume ubwonko bwanyu. Aha, bari kutubwira ngo relier chaque mot à sa signification. Urahuza ijambo n'ibisobanuro byaryo. Irya mbere, convive, ubwo ngiye kuri basobanura mu Kinyarwanda, mwe muri bujye kujya gushaka ibisobanuro bihura kugira ngo mubone ko mushoboye cyangwa se wenda igifaransa gitangiye kuza. Convive bisobanuye umuntu musangiye ifunguro. Yego. Irya kabiri ni Jean Casse. Jean Casse hano ni ukuganira cyane cyangwa se kuvuga byinshi usakuza. Hanyuma gatatu ni offusqué. Offusqué hano ni ugutungurwa cyangwa se kubabara mu mutima cyangwa se gukangwa. Yego. Irya kane ressortir. Ressortir hano ni ukuba mu urwego rukureba. Ubwo mwe muri bugende muhuze murebe ibyo ari byo. Irya gatanu ni impose. Impose ni ugutegeka cyangwa se gutuma abantu bakubaha. Siko bimeze. Irya gatandatu dufite prerogative. Prerogative bisobanuye uburenganzira bwihariye cyangwa inyungu z'icyubahiro. Irya karindwi ari naryo rya nyuma dufite ine bisobanuye ibyo umuntu avukana. Ngaho mugerageze turebe ko murabishobora. Byandika muri komenti umbwira ngo nabishoboye. Cyane ko muri komenti ariho ndashira ibisubizo, ubwo wowe manzi ugerageze hanyuma ugere muri komenti ibisubizo umbwire ngo nabishoboye. Siko bimeze? Ni Pascal Nesho turi kumwe.